Christine na Dorcas kuri ubu ngubu berekeje muri Canada mu gitaramo bateguye ku ndirimbo yabo ya Yebo. Nagira ngo twinjire mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi kugira ngo turebere hamwe aba bategarugori ko bagiye gukora igitaramo hariya muri Canada. Ku munsi ejo bataramiye hano i Kigali muri BK Arena, ubwo bari bataramiye n'indirimbo yabo n'ubundi bari gusubiramo yariyo inabajyanye muri Canada. Indirimbo yabo ya Yebo, Vestina aje gukora ikiganiro kwa MIE aho yavuze yuko bitegura kujya mu gitaramo kibategereje hariya muri Canada. Naho Dorcas we avuga uburyo ki yababajwe n'ukuntu mukuru we yashatse akagira icyo bita depression, akagira agahinda gakabije yagatewe n'uko mukuru we yagiye batari bakiri kumwe. Ariko kuri ubu ngubu arashima Imana, mama we yaramusengeye abasha kugira ngo abashe amere neza cyane. Rero byose nibyo tuje kuganiraho, mbereke uburyo bajyanye n'umugabo we Idrissa Ouedraogo. Byari ibintu bimeze neza cyane, ntabwo twaherukaga kubabona umunsi Vestina akoramo ubukwe, niho duheruka kumubona akora igitaramo. Rero iyi ndirimbo yabo niyo ibajyanye muri Canada, niyo ndirimbo yabo ya mbere ibabashije kugira ngo bambuke hanze y'u Rwanda bajye gukora indirimbo nziza ndetse n'igitaramo bigiye bitandukanye. Rero aba bana turabakunda, abantu benshi barabakunda cyane kuko n'abana batangiye mu muziki wabo ari abavandimwe bavukana mu ndimwe, barakura paka aho bageze ku rwego rushimishije cyane kandi rushimwa na buri we wese. Abantu barabakurikira ku mbuga zabo, abantu barabishimira ku mbuga zabo, abantu bishimira yuko rwose ibyo barimo bitera imbere, abantu bafite akanyamuneza rwose. Kuri aba bana baravuga ngo mwarakoze cyane kuba muduha indirimbo, muduha ibihangano byanyu tukabikunda, twarangiza tukabireba. Ni ibintu byinshi rero abantu muri komantire bagenda batandukanaho cyane bibanda kuri aba bana. Ubundi aba bana bavukiye mu karere ka Musanze, hari ahantu hera ibirayi cyane, bavukira biga primary, biga segondere, baranarangiza by the way, bararangije segondere ariko kaminuza ntabwo bari bakayirangiza. Rero murabizi yuko Vestina yashatse umugabo Idrissa Ouedraogo, akaba barashakanye mu kwa karindwi itariki 5 rwose. Ubu ngubu akaba amezi 3 mu rugo rwe. Rero mu minsi yashize yavuze yuko urugo rwe atari ikintu cyo gukinishwa. Urugo ntabwo ari ikintu cyo kuba ureberera ngo ugiye kujyamo, ugomba kurebera urugo ugiyemo ndetse n'ahantu ugiye. Uba ari ubundi buzima ugiye kubaka, uba ari ubundi buzima ugiye kureba, ugiye kubaka. Rero ntabwo uba ugiye gukina cyangwa ngo ugende ngo urebere ngo bigenda gute ngo nabyitwara muti. Yego, ibyo rero byose nibyo yibanzeho. Avuga ukuntu byambanje kumugora atabona barumuna be nka Dorcas, atabona abasaza be nk'uko yakundaga kubabona mu rugo, atabona ukuntu ngo barazaga ibiryo bakishimira buryo ki bagenda bakabishyushya. Ibyo byose rero nibyo abantu benshi batangaye, baravuga nti se kubera iki bimeze uko nguko, kubera iki yagomeje abivugaho cyane, byagenze gute? Ariko bo baravuze ngo impamvu bari ahangaha cyangwa impamvu bari gushima abantu ni uko abantu bagiye baba hafi, abantu bagenda babereka inzira nziza, abantu bagenda babakunda, barabibona. Abantu rero barabakunze cyane kugeza naho abantu rwose batangiye kuzajya babafollowinga ahantu hose ku mbuga zabo nkoranyambaga. Rero ku munsi w'ejo nijoro niho babashije kuba bagenda muri kiriya gihugu cya Canada kujya gutaramira ku ndirimbo yabo bakunda cyane, indirimbo abantu benshi nabo bakunda cyane, indirimbo yabo ya Yebo. Iriya ndirimbo rero abantu barayikunze cyane, si umuntu umwe, si abantu babiri bayikunze. Abantu benshi barayikunze, barayibyina, baravuga ati iyi ndirimbo ni nziza rwose, ishimishije mu mutima yacu. Ari abana batoya barayikunze, ari abantu bakuru barayikunze, ingeri zose muri rusange. Iyi ndirimbo yabaye ikimenya bose mu Rwanda kandi iba ikimenya bose ku banyarwanda ndetse n'abari hanze y'igihugu, kuko n'ubundi bagiye hanze y'igihugu gutaramirayo. Rero ni ibintu abantu benshi bishimiye, baravuga ngo ibyiza rwose tugomba kubibagezaho, nabo baravuga ngo tugomba kubagezaho ibyiza, mugomba kubibona nk'uko natwe tubyifuza kugira ngo mujye mubibona. Ibyo byose nibyo bibanzeho cyane,
bavuga uburyo ki abantu babakunda. Ariko ikiganiro ejobundi bakoze cyari ikiganiro cyiza cyane, abantu benshi bakitegereje barabibonye, harimo abantu benshi bagiye batanga komantere zigiye zitandukanye, ngo se ngo ubu ntatwite, ngo ko iminwa yabyimbye. Mana, abantu barareba, abantu barareba, abantu barareba, abantu barareba, abantu barareba, ariko ntabwo wabuza abantu kureba. Abantu iyo bari kukureba niho utangira no kwamamara, cyangwa indirimbo zawe zikabasha buryo ki zimenyekana, ariko ntabwo bajya baburaho inenge. Hari abavuga ngo umugabo Vestine ntabwo bamukunda, hari bamwe bagenda batanga ingero nyinshi cyane, ariko ibyo nta kintu biba bivuze. Twebwe icyo dushaka ni ibihangano, icyo dushaka ni ukumenya indirimbo zabo zigeze hehe, se abazikunda ni abahe, ibintu nk'ibyo ngibyo, kandi tukabaforowinga tukabashyigikira. Rero nta yindi Aisha nk'uko muri kubona kuri ako gafoto inyuma, nawe yari yabaherekeje, kuko ntabwo nawe yari kubura, kuko ni abavandimwe barakundana. Ariko hari akanunu yuko Aisha ashobora kuba akundana n'umugabo witwa MIA, ariwe witwa Irene. Ubundi bagenye timu yabo yose, Vestina, Irene, umugabo wa Vestina, Dorcas ndetse n'umukameramani. Bakanone rero yuko na Aisha nawe ashobora kuba yajya, ariko ntabwo tubizi. Buriya nabo tuzareba neza yuko muri kiriya gitaramo bazaba bahari. Reka twinjire mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi kugira ngo turebere hamwe ese aba bana kubera iki bari gukundwa cyane. Ni amavuta y'Imana, dore ko bakunda no kwisengera, bagakunda kuba ubuzima bwabo babasha ku buryo ki babwereka abantu, bakabasha buryo ki abantu babubereka. Rero tubane, niba utaragira ahangaha utarakora subscribe yikore, kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi, ibiganiro byacu byose bitazajya bibasiga. Rero njye muba muri kubana nitwa Jocha Joyce n'ayanjye, nshimira Imana Nyagasani yabampaye, mujye muhamura nk'ubwiza bw'Imana bubabeho. Ariko ngo Vestina ashobora kuba atwite, ibyo rero nibyo tuje kuganiraho, turebere hamwe ese aratwite, ese abantu bagenda bateraho komantere zigiye zitandukanye ngo aratwite, ngo aratwite, bimeze gute? Ese nawe urabibona cyangwa n'ay'abantu? Abantu buriya baravuga, ntabwo wabuza abantu kuvuga, ariko kuba atwite ni umugisha Imana izamuhe kubyara hungu na kobwa. Reka rero twinjire mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi, tubane. N'ubundi muri kubibona, hari Aisha, hari Vestina, hari na Dorcas. Iyi myenda rero bambaye duheruka kubabona, iyi myenda bayambaye ari uko bavuye muri kiriya kiganiro bakoze n'ubundi kwa MIE bitegura kugenda. Rero Aisha n'ubundi yaje kubafelicita nk'uko ari sheri wa MIE, ariko ntabwo barabishyira hanze, ariko n'ubundi biba birimo. Ese mwebwe amaso ntabwo ajya abaha? Uko bigaragarira amaso y'abantu, ntabwo amaso y'abantu yakwanga kutabaha. Abantu barareba bakitegereza, bakazuminga n'ibitazumingika, ariko abantu bakemera bakabizuminga. Rero aho ngaho n'ubundi bari bavuye muri kiriya kiganiro bakoze kwa Irene. Cyari ikiganiro cyiza cyane, abantu benshi bakurikiranye, ku buryo ku munsi mu munsi umwe cyari cyujuje ibihumbi 175. Abantu benshi rero baragikurikiye cyane, dore ko bari banabakumbuye cyane. Baherukaga kubabona ari uko Vestina akoze ubukwe, niho baherukaga kubabona. Ariko ikiganiro cyarakurikiwe cyane ku buryo cyarebwe n'abantu basaga ibihumbi 175 ku munsi. Ubu ngubu kigeze muri 300 cyangwa 200. Rero aho ngaho bari bavuye n'ubundi mu kiganiro gukora ikiganiro, cyari ikiganiro cyiza, baganiriye isaha imwe irenga. Abantu bari babakumbuye, bategereje kubabona, babategereje amatsiko menshi, dore ko duheruka kubabona batarakora ubukwe mu kwa 7, amezi yarabaye menshi. Abantu rero barishimye cyane. Rero Aisha rero nawe yari ahari, kandi no kuri airport nawe twamubonye. Cyo ngicyo nicyo dukwiye kuvuga, ngo inshuti ni nziza, kandi inshuti buriya zirafashanya ahantu hose. Ngayo nguko rero uko byagenze, kugira ngo tubone Aisha postinze iyi foto bari kumwe, ndetse avuga amagambo menshi abataka, avuga ati muri abana b'inshuti zanjye, ndabakunda cyane, mujye mukomeza musenge, kuko gusenga ni byiza, kandi gusenga niyo ntwaro y'ubuzima. Ako kantu karanshimishije cyane, karananezeza cyane kubona abantu nk'aba ngaba bakura mu buntu bw'Imana bagasenga. Buriya ntacyo wasenze wanamugani ngo Imana ibure ikiguha. Ibintu byose bigira etape. Niba uyu munsi ushobora kuba ubona ubuzima butameze neza, ariko ihanganije bishobora kugenda neza, kuko mu buzima Imana ishobora byose. Mu buzima nta kimana itananira. Mu buzima Imana hari igihe ijya itubwira ibintu byiza, ukabona
Imana iragutunguye ukabona Imana iragusekeje. So rero nta gucika intege kuko buriya mu buzima ushobora kudacika intege ariko ejo bikagenda neza, nubwo ubona yenda bitagenda neza ariko ejo bishobora kugenda neza. Rero ku munsi rwose w'uyu munsi bafashe rutemikirere bambuka u Rwanda, bambuka n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye, bajya gutaramira iriya ndirimbo yabo ya Yebo dore ko yanakunzwe n'abantu benshi cyane, abantu batari bake cyane rwose. Turabifuza kugira ngo bazagire ibihe byiza hariya muri Canada, bazataramira abantu bishime, ndetse natwe twese tuzabibone, tuzabone yuko ari ibintu byiza cyane kuko erega barakunzwe. Noneho hari akavideo nabonye rwose gashimishije, ubona abantu benshi bishimiye aba bana, abantu benshi bishimiye uko batarama, uko baririmba. So ni ibintu byiza cyane kandi bafite n'indangagaciro ku bakobwa, noneho donc banasenga. Uba urumva ari ibintu byiza cyane ko Imana iba ifiteho umugambi mwiza wo kugira ngo bamamaze ubutumwa bwiza, abantu bave mu byaha, abantu basange Yesu kuko Yesu agira neza cyane. Ngayo nguko rero mureke minira aha ngaha, mbifuriza umugisha w'Imana, amahoro y'Imana ajye abana namwe kuko bwije n'uko bukeye. Nibyo mbona mbasabira, Nyagasani Yesu ibyo atanga byose bijye bibabaho kuko nta kijya kimunanira, ashobora byose kandi ibintu bye byose bibasha kuba byagenda neza. Ndabakunda cyane kandi byose bibabeho bijye bibabaho neza. Niba mubibona natwe mujye mwibuka kuduha, abatameze neza mwihangane kuko niba umeze neza uyu munsi cyangwa utameze neza, ubuzima burahinduka. Ihanganire ubuzima urimo, byose bigira iherezo kandi byose bigira inzira z'Imana, Imana ikabinyuzamo wemye kandi ukanyuramo bimeze neza cyane. Bye, ndabakunda cyane, bizu.